umva ukuri, uri uw'agaciro wikwipfusha ubusa, uri uw'agaciro waremwe ku ishusho y'Imana, uri uw'agaciro uruta inyamaswa mu bwenge no mu ishusho, uri uw'agaciro wacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Uba wipfushije ubusa iyo mu bwenge bwawe uburimbuje ibiyobyabwenge, urwango, kurobanura amoko no kwifata nabi. Uba wipfushije ubusa iyo wifatanije n'abanyangeso mbi. Dore ijambo ry'Imana uko rivuga ku byerekeranye n'abanyangeso mbi. Imigani igice cya 6 umurongo wa 12, ijambo ry'Imana risobanura ko umuntu iyo yipfushije ubusa ahinduka ikiburaburyo. Dore ikiburaburyo uko kiba kimeze: ni umuntu ugendana imigoreka, n'uwicarana amaso, n'uvugisha ibirenge, n'ucisha amarenge intoke ze, umutima we uba urimo ubugoryi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusobanura ngo iyo upfuye ubusa uteranya abandi, iyo upfuye ubusa wuzuza mu mubiri wawe ibyaha, gukiranirwa, kwirimbuza ibiyobyabwenge, kwirimbuza ubusambanyi, kwihindura umugore cyangwa umugabo waba ari bo bose, abahisi n'abagenzi. Uba upfuye ubusa iyo ubwenge bwawe butazi guhitamo. Uba upfuye ubusa iyo ingingo zawe n'umubiri wawe n'ubwenge bwawe n'imigambi yawe ubyeguriye kuzuza ibyaha mu isi. Uba wipfushije ubusa iyo urata ikimero cyawe. Uba wipfushije ubusa iyo witukuza bikakuviramo indwara. Uba wipfushije ubusa iyo uri umunyamahane. Uba wipfushije ubusa iyo utamariye abandi ngo bagirire umumaro mu nama, mu bitekerezo bibubaka. Dore ikigaragaza ko umuntu ari uw'agaciro ni ukwiyoroshya, ukicisha bugufi, ni ubupfura, ni ukuba umunyakuri, ni ukuba inyangamugayo uko byaba bimeze kose, ni ukwera ukubaha Imana. Umva ukuri, uri uw'agaciro, reka gupfa ubusa.